ibintu by'ibiro no gutera akabariro bihurira hehe abo bantu bambwirira njya gutera imbariro inzu z'imbariro ntabwo zizi ntabwo ushobora kubaka inzu y'imbariro imbariro n'icyondo ntabwo bishoboka ariko ngo inzu yubatse mu biti ngo bikomeye ntabwo ushobora gutera imbariro ariko uzi kuzitera tera imbariro ntabwo ndi umutendesha abantu bateye imbere ntabwo uzi gutera Ndabasuje mwese mugurikiye Q Magazine hano tubagezaho inkuru nyinshi nziza aho tubazanira abatumirwa mukunda cyane aho tubazanira aba comedian abantu batandukanye mwagiye mukurikira kandi mukunda umunsi uri kumwe n'umugabo benshi bamenye muri comedy nyarwanda ari we Kanyombya. Hari ibintu nyine by'iterambere nyine wamaze kwivuga ibintu by'iterambere mu bana b'Abanyarwanda turashaka kugira ngo urubyiruko rutere imbere kandi duteze imbere igihugu cyacu. Ureba nk'ubu turategerejwe muri Canada. Abari bujye muri Canada ni bande? Hari Meddy, hari The Ben, ubu barategereje muri Canada kugira ngo bajye gukora iki, bamurike ibintu byabo bakoze n'ubumenyi bwabo n'ibishimisha abantu. Rero no kuvuga ngo nanjye rero nk'umuntu w'umufilmmaker kandi nkaba ndi umucomedian nkaba ndi umuntu ukina film biragaragara ko nubwo ndahangaha nanjye nteganywa kuba nanjye hari igihugu nzajyamo. Imana irabikora. Haleluya. Imana irabikora. Icyo gihugu ntabwo nkizi ushize nawe ngomba kujya muri Australia biranga, ngomba kujya mu Bubiligi biranga, ariko amaherezo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Nzajya amaherezo y'inzira ni mu nzu. Ni mu nzu direct. Ujya mu nzira ukagenda ashize ukagarukira hehe mu nzu. Ahubwo nibyo bavuga ngo ni mu nzu nuko inzu ari genero. Ariko amaherezo y'umuntu nyine amaherezo y'inzira ni mu gitanda direct. Kuko baravuga ngo urugo rwiza ruhabwa nande n'Imana. Yego. N'umugore mwiza umuhabwa n'Imana, ariko Abanyarwanda bakavuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'iki? Niba ari isura nziza ariko ndamubona. Ntabwo dutinya abagore. Ntabwo ninya abagore ko nagufata nkaguzunguza uzanye imico mibi. Agushyira hejuru no wasi ngakugarika. Ariko bigaragara ko nyine nta muntu wemerewe kugira ngo afata umugore nabi. Ngomba kumufata neza kuko wamushatse. Yego. Ahantu rero hateye ikibazo. Nk'ubu k'Abayisilamu bafite umugore urenze umwe. Ese uwo mugore igihe arenze umwe bose bafata kimwe? Ese bose ububaha kimwe? Ese bose bagabura kimwe? Kubagabura byo ni ngombwa kandi birashoboka kuba wifitiye amafaranga ukajya uyu nguyu matera uyu nguyu ukamuha isaso uyu ukamuha ibiryo uyu ukamuha inyama bose ukabagabura kimwe. Ariko kugira ngo turebe rwa rukundo, ese urukundo ubakunda ni rumwe? Ibyo umuntu yabyibazaho. Question mark. Question mark. Buriya biba bimeze bite? Biriya babyita love. Igihe rero niba urukundo dushobora kurugabanya abantu nka 5. Abo bantu turashaka kureba ko tubakunda kimwe. N'umuntu wabyaye ukaba warabyaye abana. Ukabyara abana bose nka 5 gutyo. Abo bana ngira ngo ntago bakunda kimwe. Yego. Ntibazakubeshye. Buriya umuntu akunda umwana witwara neza, imfura se. Ngo hari imfura. Kanyo ushobora kubyara umwana ugasanga ari mubi, ari we wamubyara umwana uba mubi ku mubyeyi. Uyu mwana mubi ugomba kumwanga. Abaho uyu mwana ugomba kumwanga. Aba mubi se ariko byagenze bite? Ahubwo ntuzarana telefone. Ubatangiye gukurikira ikiganiro cyacu rero kuri iyi channel yacu. Uyu nawe ni umwana ahubwo yari kumva ikiganiro. Uko bimeze rero ni ukuvuga ngo yitaberega nta kibazo. Pinamukase. Nushaka umushyire opera ikiganiro cyanjye ngo gipfe. Ndashaka kumenya niba abana bose bakunda kimwe nangwa se abagore washatse nk'umuyisilamu nangwa se n'undi. Abana bose baba ari kimwe Kanyombya. Ntabwo none se abagore bose ni kimwe? Abagore bose ni kimwe. Abagore bose ni kimwe. Oya abagore bose ni kimwe. Kanyombya ibintu uvuga ushobora kuba warabaye hindaya. Oya ntabwo ari uburaya gusa. None se abayisilamu bashatse abagore 5 ni indaya. Wumvisha kanacinye kuko bo barabyemerewe kubera idini ryabo. Abagore bose ngo natwe abagatolika rero ntabwo tubyemerewe. Ni umugore umwe rukumbi nkuko nashatse. Rero mbaye nk'umuyisilamu ariko ndashaka kuba umuyisilamu. Urashaka guhindura idini? Ikintu niya ni ukujya kwisilamuza. Abantu bagomba kuba abasilamu bagomba. Ese ntabwo usiramuye Kanyombya?
oya so ni usiramuye ndabwira abantu bagomba gushaka abagore bashaka kujya mu idini rya Islam ugomba kwisiramuza mwese kuko ntabwo ushobora kujya mu idini rya Islam udasiramuye yego wa witwa umukafiri none rero nukuvuga ngo rero ndashaka kumenya niba abo bana bose batanu bakunda kimwe yaba imfura yawe ari umukobwa yaba ari umuhungu none ugasoza uvuga uti mfite abakobwa batatu mfite n'abandi babiri abahungu babiri abo bantu bakunda kimwe nuko bakunda bitandukanye ushingiye ku tubeshye ntabwo bakunda kimwe bakunda bitandukanye ushingiye ku cyarawe wese ahubwo Kanyombya natubwire ufite abana bangaye wowe wimbarira abana ntabwo wabyaye ahubwo uraza hano ndakugira umugore wa kane ko nimbaye umuyisilamu nakugira umugore wa kane kuko ubu ngubu ni ukuvuga ngo niba rero babagore bashatse bakunda kimwe ntabwo bishoboka ni ukubeshya kandi n'uburyo bwa customer care ntabwo bayitanga kimwe ni gute ukunda abo bagore bakunda kimwe turavuga customer care nk'ukuntu ushobora kujya mu magazine ukajya kurangura cyangwa ukajya muri alimentation ukajya kugura ibintu ibyo uguze byose ntabwo bikunda kimwe ntabwo bikunda kimwe byo uguze biscuit muri alimentation uguze saucisson uguze pâté de foie uguze sardine uguze ibyo bintu byose nubwo wabirya ntabwo bikunda kimwe ushobora kurya ka saucisson kararyoshye ariko saucisson irenze sardine iyi saucisson ukareba uti saucisson ntabwo iryoshye ahubwo ukavuga ati pâté de foie nangwa boudet noir nangwa boudet blanc ukavuga ibi bintu ariko bimwe barashaka iki reka dukomeze twiganirire nawe ubundi barashaka kugira ngo aze kunyomoza ibyo ndi kuvuga aza kumakanya uramakanya nkande ibyo mvuga nibyo none nzi ko Kanyo uwo muntu ni wasanga muri mideli ese uwo muntu wamushyizeho tukumva ariko mu mwanya ugiye kubireba ndashaka kuza kubona nibuze usta aza ndamukunda ariko nayo ukuntu acengera hinjira ariko ntabwo ndi umucengezi ibyo by'abacengezi ntabwo birimo ariko ndashaka kureba ukuntu usta ushobora kumwemeza nibuze nkareba niba twabana ariko ntaraba umwisilamu ntabwo namwemera ngo tubane kuko ufite umugore umwe rukumbi yego uguza abanza ariko nahindure n'idini ariko nabyo ntuzane ibintu by'ubu ngubu basigaye baroga abagabo bakabaroga ushobora kuba uzanye nk'ibirozi ukandoga ugasanga bwa wisilamu simba ugiyemo ahubwo nkoze iki ndakurongoye ndagushatse mu buryo butemewe n'amategeko ugasanga mbaye icyohe ariko tubyumvikaneho kugira ngo ushobore kuba narongora umugore wa gatatu wa kabiri wa kabiri ko navuze wa kane uko hari uwundi nawe uri kuwushakisha ufite n'uwa kabiri ufite n'uwa gatatu narabakatiye ndababwira ngo muretse gatoya ndeka ngiye gutekereza ukuntu nawe umwisilamu kugira ngo ngire uruhusa uburenganzira bwo gushaka abagore batanu kugeza kuri bane none usa nawe araje icyo ushakaho ni igiki singizi ibyo bintu rero ni kubisaba niba nabisaba leta niba byagenda gute simbizi ubwo rero ni ukuvuga ngo bantu mwese muri aho ngaho nimukore comment mumpakanye nimukore share mwohereze bagenzi banyu nabo bakore comment mukore subscribe abakore subscribe turebe uburyo twabiganira reka utaza kwirebere bishoboka ko umugabo ufite abagore batatu usta yaje we uraje uraganiraga ari inyuma ya kamera kuri telefone numvaga amajwi yawe nkayoberwa ko ari wowe ariko rero mu kiganiro tumaze kuvuga tuti ese byagenda gute kugira ngo nibuze nshobore kugushaka murongore kugira ngo ushake murongore ariko gutinya kurongora urashaka umurongorera kuri kamera Kanyombya uri kubitinya nuko turi kubwira abantu bari gukurikira channel yacu twabwira ati ikintu ariya channel yitwiye Q magazine you are Q ni nyota ikiganiro ni very special Q magazine iki kiganiro mugomba kugisharinga muri benshi ni Q magazine nawe ndiri umunyamakuru sinzi ibintu ari gutogotamo simbizi ariko niba ari Q magazine bazayikorera subscribe bakore share hanyuma bakore na comment baduhe comment none rero ni gute nakwepa mu rugo kugira ngo nkwepe nibuze uzi ko nakoze ubukwe ariko umuntu afite uburenganzira bwo kuba yashaka idini ajyamo
ugahindura idini, ikintu utahindura ni izina. Sije mu basiramu ntibagwindura n'izina. Kurihindura rero njye nabyo birananirana. Bagaza kwita nka Abdul. Abdul. None se kurihindura izina n'irangamuntu bizagenda bite? Menye no mwirangamuntu bihagera ibishaka. Kera bajya ku kabindi. No guhindura izina none nkitwa Kanyombya Abdul. Yego. Yari yakahita ngo ni Jolly rikavaho. Nawe ari kugahita no gushatse nyine nawahindura. Nawe ukakitwa nde? Ubwo gihe nabaye banyita nka Aisha sinzi. Aisha. Ugomba guhindura idini tukaba abayisilamu. Ariko tukoza amahano nta muntu wajya mu ijuru akora ibintu nk'ibi. Ariko ibyo kurongora byo bivaneho kuko kereka tubanje guhindura iki? Idini. Urongoye se wabyara abana bangahe? Wakangahe? W'amanyanga nyine. Umugore wa kabiri. Wowe wafata umugore wajya kurongora udafite uburenganzira. Kurongora umugore wa kabiri. Ugomba gushaka uburyo tubikansura. Hari inzira ashakaganisha. Utangiye kujya muri Mariana, na Yosefu nande. Bikamubwire rero ikindi kintu cy'igitego. Ngushatse. Nta mwana ufite. Nta mwana. Nta mwana ufite. Ushaka kuza twibanira tu. Guko ntabwo isiko n'ibintu by'inkwano muri iyi minsi ahubwo bikomeye cyane. Se waba udafite inkwano. Noneho ndashaka kugira ngo nkumvishe. Nagutangaho nkangahe? Yewe se. Burya biterwa n'ubushobozi bwawe. Anangahe? Bajya batangaza yamubwire. Batanga envelope. Bagatanga envelope, bamara gutanga envelope kandi harimo ubusa. Baraminuje bakagotomera akarangiza amafaranga. Ugatanga envelope irimo ubusa. Wowe ni nangahe nagukora? Ashaka miliyoni 5. Siweze. Ntayo natanga nima w'Imana. Miliyoni 5. Uzahora wihagarika buri kanya. Uyu mukobwa rero sinzi. We kigo musarani uri kuhumura nabi. Eba ihagarika buri kanya. Ihagarika buri kanya. Ibi ni biki? Uyu mukobwa no kugira tukareba impamvu arimo arihagarika cyane cyangwa ari umuhungu bafitanye gahunda. Ntibafite gahunda n'umuhungu nagenda. Nta miliyoni 5 nabona. Wowe utanga miliyoni 5 ku muntu ni igiki? Ariko yagarutse ngo hari umuntu wari urimo gushaka. Niba abahungu bavuga ni umuhaye ingofero. Ndakubwiye ngewe ntabwo natanga miliyoni 5 ku muntu. Kanyombya miliyoni 5 kugira ngo urongorwe. Ikibazo cyane ntabwo miliyoni 5 yizari. Ntabwo nigeze nkora no kumenya. Miliyoni 1 n'igice. None se ibaze ko ari miliyoni 1 n'igice muri hari byari. None se uri igiki imbere yo kwivugisha ngo miliyoni 5 wowe umuruto mushubwiza. Ntabwo wese murakunzwe ntabwo mushubwiza. Niba wemeye niyo 800 nayatanga. Yewe 800. Okay, tureke amafaranga. None ubundi ko ari umutima watanga ibihene bisigaye bigura make. Watanga ibihene 10. Ibihene 10 kuri 40. Ujye bakwihene baba bakwinka. Inka. Yego. Ese inka ya make yarangaye Kanyombya. Ni 400. Nihe wabona inka ya 400 koko tutabeshanye. Karabona warahari. Urashaka inka nziza rero. Ni inka nziza inka nziza kabisa. Urashaka inka nziza isa nawe. Umukobwa yina kopye inka. Ariko Kanyombya urimo uramutuka. Nese barasa n'inka koko. Urashaka inka nziza isa nawe. Oya none se inka zisa n'abantu. Ngiye nkubwire rero n'abashaka inkwano bashaka kuzakobwa. Deja abantu beza ni abantu bavuga ati tugende papa wanjye yanga mama wanjye yanga nzagusanga. Abo nibo bantu beza. None se tugomba abanyamafaranga nibo bazarongora gusa ntabwo harongora n'abakene n'abandi. Sibyo ko abakene nabo bago. We miliyoni 5. Umutwe w'umuntu wose. Wapi? Waya. Gabanya. Ariko wowe ni gute ushaka kwicira igiciro? Uwo witwa ngo ni data bukwe da. Mu biganire neza. Uwo witwa ngo ni data. Kuki ugomba kwicira igiciro? Umuryango wako waguca menshi. Wafashe amadirishya iyo miryango yawuzaniye. Tuzi genda shaka kugira ngo ndebe niba umuntu aravuga ngo bazangwa miliyoni 5.
n'umugabo niba wamubona njye nari nabyemeye ariko sanze tugomba kunyura muri processes ndende, tugomba kuba abayisilamu, ngomba kuba irangamuntu, tugomba guhindura amazina, ikindi nawe ugahindura izina. None utangiye kwicira miliyoni 5 tutari twanabona n'uburenganzira bwo kugira ngo tubane. Ariko se Kanyo, Usta wamukunze koko byanyabyo? Nta mukunzi ariko araca menshi, kandi nta muntu ukira igiciro, ahubwo sobukwe n'umuryango niyo nayo madirishya yawe n'imiryango. Usta nawe wamukunze ku buryo mwabana ugashyira amadirishya hamwe n'iminene. Kanyo byasanzwe mwemera, ariko urumva nyine aracyarimo akantu ko kugora. Arashaka kubyaza umwana, arashaka kukubyaza umwana, uramumubyarira? Nawe muhaye wa miliyoni 5 ntabwo natanga umwana kuri miliyoni 5, hakuna, ntabwo bishoboka. Wowe ngenda njya mbaze Usta, umwana wa mumubyarira? Ntabwo tugeze se kuri level yo kubyara, ntabwo twari twumvikana, ntabwo twari twumvikana. Niba yemeye kugabanya igiciro akemera nk'ibihene 10, none se murumvikana nk'abagiye, koko Usta ni umukobwa mwiza utajya mu burayi, murumvikana nk'abantu bagiye kusambana cyangwa murumvikana nk'abantu bagiye kubana? Oya, ntabwo ushaka kujya mu busambanyi ngewe. None ahubwo niyemere nange make, duhindure amazina, duhindure n'amadini, tubane. Niba byemeye azabyara. Hazaba ubukwe, witeguye wa musoro. Usta no mwada arya. Usta usengera he? Yende umukatolika. Twabihindura nanjye ndiwe. Nawe uri umukatolika? Twabihindura. Mugabihindurira iki se mwasezeraniye muri katolika? Mugomba kubanza kuba umuyisilamu. Oya, kandi mwese muri abakatolika. None se katolika yemera gushaka abagore benshi? Oya, ntabwo byemerewe. Ahubwo ubu ni ububandi turi gukora kugira ngo turebe uburyo tuzabana. Ariko wivuga ngo miliyoni 5, hapana. Icupa rya mitsingi rigeze kuri 2. Ndetse kuba umugore wa kabiri buriya biba bimeze bite? Wa kabiri? Wa kabiri ari uko ubyemerewe n'idini ryawe na Kiliziya Gatolika. Ese ya Gatolika akwemera gushaka umugore wa kabiri. Ahubwo uramutse ushatse umugore wa kabiri, baguca amasakaramentu, ntabwo wakongera kurya Ukarisi. Nubwo ukateta itarimo isukari, ariko ntabwo wongera kwiga. Kanyo ndagira ngo nkubaze ikibazo. Imyaka ugezemo, umugore uriya mugore, imyaka wigeze ubona mpinga? Uriya mugore niwe wa mbere cyangwa wigeze abandi bagore? Wigeze ubona mfata isuka? Kanyombya, mumbariza ikibazo. Yego. Uriya mugore babana niwe wa mbere cyangwa hari abandi yigeze gutandukana nabo? Ko mbona arehareha cyane. Niwe wa mbere, uyaba wa kabiri. Kuko nashatse ko bimushyira kuri nimero ya 4 kugira ngo mwereke ko abayisilamu bafite ubwo burenganzira. Rero tuba abayisilamu nakugereka ukaba wa kabiri, nkageka wa 3 n'uwa 4. Wabonye umugore wa Kanyombya Usta? Ndamuzi. Umugore mwiza w'amabuno. Umuzi uzakubitwa. Ibi uri gutereta, uri kunereta, ariko abimenye kuri kunereta byaba bibi. Ahubwo komeza wishe ugaragaze ko utanamuzi. Noneho turebe inzira tuzanyuramo, inzira y'ububandi bwacu tugiye gukora. Twe idini turivemo, tw'abayisilamu duhabwa uburenganzira bwo kubana uri umugore wa kabiri. Noneho turebe n'uburyo twajya muri leta tubahindura amazina. Iroroshye, muri leta barahindurana. Ariko Kanyo kankubaza iki kibazo. Twitwa Muhamudu, nitwa njye nkitwa Muhamudu, wowe ukitwa Kanyombya. Kubera iki abantu benshi bagiye babona wicanye n'abakobwa bakavuga ngo Kanyombya, ngo umuntu ungana kuriya, ngo w'ibiro bingana kuriya, ngo ntiyashobora gutera akabariro? Reka by'ibiro no gutera akabariro bihurira hehe? Abo bantu bambwirira. Njya gutera imbariro, inzu z'imbariro ntabwo zizi. Ntabwo ushaka kubaka inzu y'imbariro. Imbariro n'icyondo ntabwo bishoboka, ariko ngo inzu yubatse mu biti ngo bikomeye ntabwo ushaka gutera imbariro. Ariko uzi kuzitera? Tera imbariro? Ntabwo ndi umutendesha abantu ntabwo uzi gutera akabariro. Bakisha amakaro, bakubakisha blocksima, bakubakisha rukarakara. None urambwira ngo njye kubaka imbariro? We ntiwabishobora. Ntabwo nashobora gutera imbariro. Nta mbariro ngiye gutera. Aba batindi bavuye. Njyewe ntabwo ushaka kubaka inzu y'imbariro. Abantu niba ari bo bihuze no kungana bakavuga bati abantu bananutse ntabwo bashobora gutera akabariro ngo babibaze. Oya, abantu bananutse ntabwo bashobora kubaka inzu. Imbaraga zabaye. Akabariro bari kuvuga nako ku rugo kameze gate? Siko kabariro ko kuryamana n'umugore mwashakanye. Ibyo ni ibiki? None se ugiye kumwubakamo imbariro? Abazanye ibiti ukamutera imbariro, akabariro baba bavuga ni ka kandi nyine umuhunga baba bafatikanye. Ntabwo ibyo tubizi. Urabizi Kanyombya?
Kanyombya urabizi kigona izambu kigona izambu wemere tuzajye dukwepa none dukwepa tuganire tugire urugwiro duhoberane ariko ibintu byo kugira umugore wa kabiri ngenda abona inzira ari ndende none se tubikore gutyo wabwiye umugore wa kabiri ngenda byanze yego umugore wa Kanyombya wiyemukira uriya mudamu wawe wiyemukira umudamu wawe wabyanga nturi padiri nturi musenyeri ntabwo uri pasiteri uri ikintu kiraho cy'icyo ntazi ubwo ninde wabaseze nta muntu wabaseze keretse ntabwo muzi uri icyo ntazi ndetse reka maze Pastor Claude uri icyo niwe ntazi wabasezeranye. Pastor Claude ntabwo muzi uramuzi ntabwo muzi Pastor Claude ntabwo muzi muzi uwo pasiteri uzana nta n'uwishyingiranwa singiye kuba umudivantiste ngo ni pasiteri twe turashaka kugira ngo turebe inzira twaganishamo kugira ngo turebe uburyo twabana busa ni ukuganisha mu nzira ya Isilamu nta kundi ko sinshobora kwemera kuba ndi umugatolika ngo njye gushaka undi mugore no birabujijwe kungata amasakaramentu no kukuvuma padiri arakuvuma neza usibye ko umuntu avumwa n'Imana ntabwo ushobora kwegera wowe ko wirukanka mu bagore ubu padiri yarakuvuma ndirukanka mu bagore mwiki njya mubona muri ba mishu wari wabona reka ngo nirukanka mu bagore ba mishu bose reka Sofia nimba ari Sofia nimba ari Sofia ngo nirukanka mu bagore uranesha ustase urashaka kunesha agaciro namwe nirukanka mu bagore urabona bafite imihanda nirukankamo wamuhaye bizu bwa mbere ndashaka kukubaza wamuhaye bizu bwa mbere none wagize ubwoba ndasubiramwo ndashaka kubaza niba abagore bafite imihanda nirukankamo nangwa amayira nirukankamo usta kwicara iruhande wakonje wabaye nk'inkoko none ibyo abuze utari tubwira uburyo ki managinga nde uje nanjye ndi hano uravanga ure nande genda manager cyane nagura kuri hotel yura kuri guri manager wa guri hotel arahari nimbwira ngo ngende managinga ahubwo vuga uti inzira tuzaganishamo ugira inama tuzabigenza dute mubanze mu biganire neza nyine twavuze ko nta byo kubana birimo byo kubana turabikatiye turabikatiye yego abana bangahe ibyo kubana abana bangahe nta numwe wari wabona oya hari umwana kucyo uvuga ngo ibyo kubana tubireke none se ngawumbwiye abana ubonye ibyo kubana ibyo kubana abana mu by'abantu bakuru ngo ibyo kubana ukuze yego ndakuze none se ibyo kubana ubizanye ngo ni ibyo kubana bavuye ibyo kubakuru urashaka abana cyangwa ni ukubana nyine gushaka abana yego ngo bagiye kubana none se tujya kubana kwenda iki tubashaka wiki usta Kanyombya ubundi jewe nijye umubaza ibibazo byiza urumva nkubu wowe ibintu urimo uramubaza umubwira kanze mbanze ngira ikintu nkubaza arimo arakubwira ngo kaki arimo arakubwira ngo oya nawe gwinuze wumve hari n'indi ntebe nawe arimo arakubwira ngo iki Kanyombya iwanjye ndi hano yego aka kantu gakiri hano ni ukuvuga ngo Kanyombya ariko se wazanye intebe oya ariko urashaka yicara se kubera iki ntabwo nicara ke kuko ndabiza abantu bamabanga y'abantu aje kugira inama aje kutugira inama nta nama ashakaye gusa ibi ni ibiki niko kara abantu dufite amabanga tugiye kuganiraho aje kutwumviriza burya ngo abantu babiri nibo bumvikana uwa gatatu aza Kanyombya rero arimo arakora retour d'âge kuko yagiye mu busitari niko ngo ndakora retour d'âge n'akazi niki yera akazi ka retour d'âge y'urukundo yagiye mu busitari bamwe barasambana warabireka bamwe bagira gute bitera abandi bagore none ubu nibwo ashaka kugarukamo neza byazanye sinakubwiye ko ari butwoshye rero nkubwire buriya yabonye amatako yawe amatako yewe amatako Kanyombya niyo wabonye yaryo se ntabwo ndi ushaka ntabwo ndi umuzarendo ntabwo ndya abantu ndya abantu ako muzarendo ariko ufite icupa na satani uyu muntu ndashaka kumubona yicaye hariya ibintu by'ubusambanyi ntabwo zenguruka wowe ujya hariya ariko hehe se ntabwo aho ngaho nawe uramujyana reka njye nicara aha ngaha yanze kwegera akayo ibintu njye nta satani ndayanga ntabwo urunuka ufite icyo ufana nayo imigambo uri kuzana ntabwo nkunda satani ndayanga none turabona njyewe nshaka gusambana nawe usa kandi dufitanye gahunda ukumva ko yananiwe inzira ndende tugomba gushoka tukanyuramo
Karabo arakijijwe ntago Karabo ibyo bintu ajya bigenda. uri umukristo se Ni umwadeperi. ni madeperi yewe nijye tubatubwira ngo Pastor Claude umwadeperi abangani bo babandi bakugenda mu nzira basaba ibya 10 ariko Kanyo basabiriza njye ntabwo ndi umwadeperi Kanyo ntabwo ndi n'umurokore Kanyo wanyemereye tukaba serious nkakuganiza akantu gato serious ninde ndi serious urambaza ibiki ibyo ambaza nakubwiye ko wababanga rero yewe ndakubwiye ndacicitse amabanga narangiye finish ntabwo ushaka kugira icyo mvuga kuko abantu n'amasuka wambabari ukabugiye hariya nkicara hano nkagira ikintu mbaza Kanyo akuna yicara Yego oya Kanyombye ahubwo kumanga wenyine Kanyombye waje hano tukaganiraho gato Kanyombye ngwino ngwino hano Kanyombye reka rero twari twagutaye hano mugiye kumubika ahantu hari ahantu ari imujanye ariko reka maze gusuze mu izina oya ufite amagambo mabi ufite amagambo mabi ndakubwira usta kugira ngo mukuvane ruhande no kugira ngo tumvirize amagambo tuvugana kuko nageze hano kuri Great Hotel namaze gufata chambre kugira ngo aharare subire mu rugo nyuma ejo mu gitondo kurarana byemerewe n'amategeko sinabwo twarana ariko ngewe ansabye miliyoni 5 nabikubwiye ndabizuranye ndivuga reka tugiye ku musozo ngende miliyoni 5 zayashaka nzayamuha nzayahasi databuka ariko niba azanyemera kuba umuyisilamu tukagenda tugahindura amadini yacu Gatolika ndabyemeye ndabasezeye kandi mukore subscribe mutubwire niba byemerewe kugira ngo nzarongore Kanyo umva ikintu nashaka kubazaho gato kandi ni ikibazo cy'ingenzi abantu benshi bashaka kiravuga tugeze ku musozo tugeze ku musozo iyo ubona uyu munsi uri umustar uri Kanyombya twese tugukunda twarakuze twireferaho kandi ntekereza umuntu ushaka wikiri yustase oya ako ufite ubugambo buri nta n'urukundo rwawe shaka ndashaka urukundo rwa usta asigaye tunyure muri ya nzira tugomba gushakishamo uburyo bwo guhindura amadini asigaye murongore birangire kankubaze ikindi kibazo umva nkubaze ntabwo arasobanurira abantu yagiye yabaye mu gisirikare cya RDF cyangwa ni igisirikare kindi Kanyombya nicyo kintu ushaka kugira ngo mbaze mubaze none aragiye igisirikare yabayemo ni cya RDF cyangwa ni ikindi gisirikare ariko ntekereza yuko Kanyombya ashobora kuba yarabaye muri RDF yarabaye muri RDF ni byiza cyane ariko ari ikindi gisirikare yari yarajoyininze nabyo ubwo nibye nibimureba ubwo yanze kunsobanurira arashaka kugenda usta yego amakuru yayimanye niba ari undi muntu umuhamagaye aradusobanura niba ari undi mugore umuhamagaye ahubwo akamikoro gafite oya nijye uri hano niwe uri hano yego usta ngwino wicara hano ugira ikintu mubaza yego ngwino wicara hano ugira ikintu mubaza reka nze nkwegere rwose ngwino hano yego ngo bicike hano muri studio dusoza kira kiganiro yego Kanyombya ibyo kugiye wakwemera ko mubana oya Kanyombya urabona giye Kanyombya ni umuntu nakurikiye cyane muri cinema ni umuntu usetsa cyane niyo duhuye nyine mu nzira turaciringa and then kuba ibi bintu abizanye mu kiganiro urumva ni ikintu gishya ariko nyine urabanza ukavuga se ikintu kije gite kandi we n'ubundi gahunda byarangiye yivuyemo ubwo nyine ni bwa bucuti bwacu n'ubundi buzakomeza muzagenda mubonamo no mu bindi biganiro byacu hano so ni byiza gusa hano kuri Q Magazine okay byiza cyane nge biranashimishije kuba muhuye na Kanyombya tubwire abantu bakore subscribe ikindi ni televiziyo nyine barushaho kuyireba ko ubategura ibintu byiza yego ni ibintu byiza cyane kubazanira abantu benshi mwakunze aba comedian nk'uriya mwabonye abantu benshi baba trendinga impano nshya ibintu byose biri tayari hano kuri Q Magazine kandi ndakwifuriza amahirwe yego merci tuza neza fata mu kiganza mweshe umugisha yego Karabo benshi nagiye mfata mu kiganza yego bagize umugisha ibiganza byawe bitanga umugisha mwesheje gutrendinga mu Rwanda no ku isi kandi
abasitari bose Imana ibakugabize. amina.